reka turebe rero uyu muhungu uyu mugabo uyu muministre Olivier Nduhungirehe araziriki bigenze bite Mutesi Scovia bizamate Rudatsimburwa Albert bizamate president ahura nabyo gute bino bintu bimeze gute ururuhurane rw'abantu bane wibuke hari video nakoze hashize igihe ubwo basinyaga amasezerano y'I Washington naravuze nti ngewe ndi President Kagame nahita sezera kuko ari amasezerano kujya kuyasinya baravugaga ko batari muri Kongo ko twebwe u Rwanda tutari muri Kongo byahise byerekana ko ibintu byose u Rwanda twavugaga twabeshyaga ko tubyemeye ku mugaragaro tubisinye ari amasezerano rero bayisanzemo gute baje kuyasinya gute uyu mu ministre w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe araziriki bimeze bite hari ibintu mpora babwira ku ijambo ry'umwimerere mwige ijambo ry'Uwiteka udafite ijambo ry'Uwiteka ngo ryari ku mutima wawe byose bijya ku musenyi ibi bintu niho bigana n'ubuhanuzi buba buzi imbere yacu ariko abantu ntibabone uyu rero Olivier Nduhungirehe araziriki Scovia bizamate Rudatsimburwa bizamate President bizamate ibi bintu ni ibiki narabibonye ngewe birantangaza turabihera hehe reka mbabwire nti shaka ukuri ukunda ukuri usangiza abantu bose ukuri niba nta kuri muri weho ntuzigera na rimwe ubona mu maso h'Uwiteka ngo ubone Imana nubwo uzabona amaso h'Uwiteka ariko uzajya aho uzajya nyine aho abanyenyuma bateguriwe nikomeze ibi bintu rero kuki nonaha kuki bigenze gutya biriya bintu bimeze gute ni ibintu by'urusobe umuntu atahita yinjiramo ngo asobanure ariko ku bantu batareba bahita babona ngo ministre yatanye amagambo n'umunyamakuru ngo Robert Rudatsimburwa ngashaka kumudefanda ibiki byose niko bigaragara amaso yose niko bibona ariko ikihishe inyuma y'ibi bintu umujinya w'urano nzuzi uriya mu ministre afitwe waturutse hehe bimeze bite uriya muhungu ni umukozi agira ishyaka abantu bagira ishyaka rero iyo udafite inyurabwenge iyo udafite wisdom buri gihe ugongana n'urukuta niko bigenda ugomba kugira umuhate ukagira ubushake ariko hejuru yabyo byose ukongeraho wisdom inyurabwenge ari ryo jambo ry'Uwiteka ijambo ry'Uwiteka rikubwira iki ari mpamvu mubaza ni ufite imyaka ngahe 20 80 yewe se ni 100 wari wafata umunsi n'uyu numwe cyangwa se umwaka umwe n'uyu numwe ubuzima bwawe ngo uharire Uwiteka maze ubeho dusubire inyuma rero iraho muri iyo video nakoze bamaze gukorera amasezerano bamaze kuyasinya y'I Washington narababwiye nti ngewe ndi Kagame nahita ntanga imihoho nkava ku butegetsi nk'uko abashinzwe babivuga bino bintu rero byagiye bizamuka kuko buriya president aribaza ati uyu muntu ataraza ministre w'ububanyi n'amahanga twari tumeze neza harimo n'abamushinja ko ashobora kuba ari double agent w'Abanyamerika cyangwa se akabona korana n'u Rwanda ibyo binanye nabitekereje ndabyibaza ndavuga ni uyu muhungu se yaba ari asset y'Abanyamerika noneho ari amasezerano ukuntu bayagiyemo ukuntu babisinye ukuntu bisanze hariya president yisanga hariya Washington ari gusinya amasezerano ibintu bari amaze imyaka n'imyaka bahakana ko batabigiyemo nahise mvuga nti ibi bintu game is over umuntu utarabibonye ni umuntu utareba reka mbahe ikaze nanone rero mbahe ikaze kuri Rwanda tukaba tugiye gusesengura aya masezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo wahita wibaza uti se u Rwanda na Kongo basinye amasezerano bari mu ntambara bigenze gute ko twamyiteka twumva ko u Rwanda rutari muri Kongo none abazungu babigenje gute kugira ngo u Rwanda bari rwo ruza gusinya ntagire umuntu wa M23 n'umwe uboneka hariya bigenze gute katse tubyinjiremo rero mbere yo kubisesengura kamaze nkubwire ibi bintu bya Kongo namye mbivugaho kuri channel y'ijambo ry'Uwiteka ko ari ubuhanuzi ku bantu bankurikira wenda barabizi kuko hari ubuhanuzi bw'inkone ebyiri bugomba gusoza yudu uri muri Amerika n'ubwoko 10 bwaburi muri Afrika bugomba guhura bukongera gukora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana kandi ibyo ntago bishoboka Kongo idafite amahoro ibyo narabivuze bisobanurira abantu ko biteye ubwo buhanuzi bw'inkone ebyiri nimutabuzi wajya kubushakira ku ijambo ry'umwimerere iyo channel nkora ijambo ry'ubuhanuzi n'izindi nyigisho zerekeye iby'ijuru agakiza n'ibindi byose wabisanga kuri channel yitwa ijambo ry'umwimerere jya murebe
urebe ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri uko buteye. Ibintu rero bibaye bikabera muri Amerika, bagasinya amasezerano bakavuga ko ari amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo. Bisobanuye iki? Ko u Rwanda rwavugaga ko rutari muri Congo, twebwe abanyarwanda tutari muri Congo. Ese uyu mutego abazungu baduteze uteye ute? Ababibona barabibona, abatabibona ntabwo babibona. Reka twinjira muri video rero nyirizina mbasobanurire nkoresheje amafoto ubwayo icyo ibi bintu bihatse, ubundi dufate n'umwanzuro nkubwire ari njyewe ndi u Rwanda uko nabigenza. Kuko ibi bintu abantu benshi barabirebesha amaso gusa bakavuga ati birarangiye. Nawe bibaze, njyewe nubwo narinzi ko bari mu biganiro byo kuzasinya amahoro n'ibyo byose, ariko numva ko wenda bazaguma mu mikino, bakaguma mu mikino bacenga n'amacenga. Ariko nimba bibaye nyine bagasinya, ntawe ututungura ukibaza amasezerano se Congo n'u Rwanda bayisinya gute kandi nta ntambara yeruye u Rwanda na Congo barimo? Kuki M23 atariyo yaje gusinya? Reka twinjire muri video rero. Ndatangira hano, reka dutangire hano. Trump azamuka, ngaba barazamutse. Uko binjiye ubwabyo byerekana ko ibi bintu ari amacenga. Reba Trump arazamutse, araje ahise atangira kuvuga. Perezida w'u Rwanda Kagame arakurikiye, Kisekedi arakurikiye. Hano hantu Kisekedi na Kagame bagomba guhita basuzanya kugira ngo kuko berekane ko ibi bintu ari amahoro nyamahoro. Nuvuga rero ko niba bahise batambuka bakagenda umwe akurikiye undi, nta connection irimo hagati yabo, ni ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo ari amahoro basinyiye. Igitangaje rero, Trump uko kwinjira aya magambo yabanje avuga mu nyubako, avuga iby'inzu, ntabwo ibintu by'amahoro yagomba kubizanamo inzu. Inzu abantu bose barabona ko imeze neza, yubatse neza, ntabwo ari byo yagomba guhita atangiraho. Yari guhita ahubwo atangira akavuga ati amahoro arasinywe, akaba ari byo akomeza avugaho. Kandi dukomeze rero mbereke ibyo Trump yavuze, mwarabibonye. Yarakomeje aravuga amagambo menshi, ashima abantu babigizemo uruhare, avuga byinshi, ariko nta M23 yavuzemo, nta Congo yavuzemo. Yagombaga kuvuga uko ikibazo cyateye muri make, kugira ngo abantu koko batabizi atari kubica hejuru ngo abihishe, bumve ko ikibazo cyari giteye nuko ikibazo kimeze nuko kizakemuka, ingamba bafashe kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Yarabirenze byose, ariko reka tuze turebe. Tugeze kuri perezida w'u Rwanda rero, yaraje nawe arakomeza ashima Trump ko ari iby'agaciro, byari byarananiranye, none dore babigezeho. Akomeza avuga Trump. Hano hantu perezida w'u Rwanda yagombaga kwibanda ahubwo kuri Kisekedi, akavuga ati Kisekedi, we wemeye kuza muri aya masezerano tukadusinye nk'abavandimwe, hakerekanwa urukundo nyarukundo, niko ibintu byari kugaragara ko amasezerano yasinywe, ikibazo kiri kurangira. Wibuke nsubiye inyuma gato, Trump yaravuze ngo hapfuye abantu barenga miliyoni 10, ngo ababigizemo uruhare bagomba hazakurikizwa ibizakurikizwa kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa, ngariko ngo ababigizemo uruhare ngo bazajyanwa mu nkiko. Sinzi ibyo bintu wabyumvise. Na biriya bintu byo kuvuga izina rya Kisekedi, mbona abantu bari guseka hirya no hino, bishobora wenda no kubushake kugira ngo asetse abantu, ariko wenda ntago ariko yagombye kurivuga, ko atazi kurivuga. Abazungu benshi birashoboka ko yarivuze nabi kubera ko bigoye, ariko abanyabona benshi babigize ikibazo gikomeye cyane. Bira ntago ari ikibazo gikomeye cyane, ahubwo ikibazo kiri hehe? Hari aho yavuze izina rya Kagame akinjira, yavuze Kagame neza nkuko Kagame of Rwanda bivugwa, ariko noneho nyuma aza gushaka nk'ugoreka uze kubyumva neza, aza kuvuga ngo Kagome ukuntu. Ibyo bintu yabivanye he? Yabyumvise ate? Urumva ameze nk'uri guca amarenga y'ukuntu ibintu bimeze. President Kagame to come up and say a few words, Rwanda. Noneho uretse turebe perezida w'u Rwanda amaze kurangiza kuvuga, Trump ntabwo yahagurutse. Kuki Trump atahagurutse? Yaricaye, no perezida w'u Rwanda ahubwo asa nk'umwunamira, twabyita nk'uri gucinya inkoro, niko abantu babyita.
kuko urebye ku Rwanda bisa nkaho ari ukwigura, kubera ko nyine wa mutimanama w'umuntu uri mu ruhame amasezerano akaba yaje, umuntu aba yishinja n'ibiki byose. Bigeze kuri perezida wa Kongo rero, perezida wa Kongo ahaguruka, nkwereke ko nta mahoro hano hantu yasinywe, yari guhita akora mu ntoki Kagame akamwereka ko koko ikibazo kiri kurangira. Kuki rero Tshisekedi atashuje Kagame ngo amukore mu ntoki agiye guhaguruka? Ni ukwerekana ko nta bwumvikane, ni uburyarya no kuryaryana. Tshisekedi yavuze ijambo avuga ko bishimiye intambwe yatewe, ko bizera ko ibibazo bizakemuka, arabirondora byose, avuga ko ibibazo byari bibarembeje imyaka n'imyaka, ariko nawe arangije arimo gusoza, ndetse urebe ari gusoza ijambo rye yaragiye ajya gusuza Trump. Nawe yakomeje avuga Trump, nawe kuki atavuze ngo Kagame, aravuga ngo Trump kuki atavuze ngo Kagame munywanyi wanjye, ibibazo byari biturembeje none dore turabikemuye, bahoberane noneho amahoro atahe. Urumva agiye no kwicara, urebe nawe ubwe amaze kwicara, urumva Trump yamubwiye, mwongoreye mu matwi, aragiye yaricaye. Ntabwo hano wese batwereka ko nimba yashuje cyangwa yahobeye Kagame kugira ngo koko ubwo bucuti n'amahoro, amasezerano n'amahoro bavuge ko bayasinye. Kuki rero perezida w'u Burundi yagiyeyo yahagaragaye? Urabona ko ba Tshisekedi wenda bashobora kuba baragize uruhare mu masezerano, ba Ruto, Ndayishimiye yavuze ijambo. Kuki yahagaragaye? Ni Kongo yamwitwaje kugira ngo abicyabona nk'uko abarundi babivuga. Reka rero tuve kuri iyi video, noneho ngewe nkubwire ibyo ntekereza. Ibintu ukuntu bimeze, harimo amarenga menshi n'amacenga yerekana ko ahubwo aya mahoro yagombye kuba yarasinywe hagati ya M23 n'abazungu basahura Afrika, basahura Kongo, noneho abandi bakaza bakaba indeberezi. Ni ukuvuga ngo Kongo yakubindebereza abazungu basahura, noneho u Rwanda rukabindebereza ya M23, ariko amasezerano agasinywa hagati ya M23 n'ayo makompanyi asahura Kongo. Niyo masezerano y'amahoro ya nyayo yagombye kuba yarasinywe, kubera ko uko ibintu bigaragara nk'uko abantu babivuga henshi n'henshi, bari kuvuga ngo abazungu bakoreshaga Kagame none baramuhaze, baramujugunye, ubu bagiye kwimika Tshisekedi nawe bamukoreshe kuko nuko bakora kugira ngo baze muri juzunguruka. Niyo mpamvu ubona nta nubwo bibaraje ishinya cyane. Bivuze iki rero? Kagame abaye ari umuhanga ku mwanzuro ugiye kumbifata, Kagame abaye ari umuhanga cyane, yakora iki? Njyewe ndiwe nahita mva ku butegetsi, kubera ko buriya afite agahenge gakingira byamuvuzweho byose, kubera ko amahoro yasinywe. Yahita avuga ati ahubwo dore amahoro arasinywe, bigishyushye agahita ava ku butegetsi, akisohokera akagenda agashyiraho undi. Nuko nguko rero ibintu byakemuka bikamera neza, ariko uko ibibazo bimeze dore ukuntu bigiye kugenda. Nakubwiye ko M23 n'abo bazungu basahura, ayo makompanyi asahura na M23 ntago baje mu masezerano. Bivuze iki rero? Wasinya wagira ute? Ntago ushobora gutegeka abantu bafite imbunda ibihumbi n'ibihumbi ngo bareke intambara n'abo bazungu basahura. Ni ukuvuga ngo bizakomeza, bishobora gukomeza wenda bikagabanya umurindi, ariko bizakomeza. None bikomeza, no kuvuga ninde bizajyaho, bizajya kuri Kagame, kubera ko Kongo izahita ivuga ngo ati dore wa muntu bya bindi twasinye yanze kubikurikiza, yabirenzeho. Bivuze iki rero? Niho ngaruka rero nkakubwira ni Kagame ari umuhanga, ahubwo ubu ngubu nibwo yahita ava ku butegetsi akavuga ati dore ndera amahoro ndayasinye, birarangiye, mwavugaga ko ari njyewe, none dore ngenda agiye, filimi igahita irangira, akagenda akareba ahandi wenda yaba hameze neza, niba yumva yaba adafite umutekano, niko yabisohokamo neza. Bitabaye ibyo, bwa buhanuzi bugomba gusoza, kandi uko bizagenda, uko bigiye gukorwa, buriya harimo amacenga akomeye cyane. Ni ukuvuga ngo amacenga, ni ukuvuga u Rwanda baruciye intege 100%, ntago rero ruzemera gutegekwa cyangwa kuyoborwa, kandi rwarumenyereye kuvuga ruti M23 yahari ijyayo,
ikimenyimenyi n'ikimenyetso atari kuvuga ngo ni ibintu mpimbye, ni uko basinya amasezerano nyine hagati y'u Rwanda na Congo, ukibaza ngo u Rwanda ruje mu masezerano gute kandi ari M23 hariya. Nuvuga rero kino kibazo ntago kirangiye, cyarangira gute? Keretse Kagame yiviriye ku butegetsi akavuga ati dore ngewe ndera amahoro mwavugaga ndayasinye ndarangije, dore ngenda agiye. Nta nubwo n'ibindi bintu byakurikira cyane kurusha uko byaba bibi agumye hariya, noneho ibibazo by'intambara bikongera kubyuka. Kuko nagumaho ibibazo by'intambara bikabyuka, byose bizahita bimujyaho, noneho bigaragara kuko abantu n'isi yose bazavuga ati ntureba mwasinye amasezerano none dore birabananiye kuyakurikiza, bihite bimujyaho, intambara ititera, noneho ukundi bizagenda ibindi n'ubuhanuzi. Iryo rero akaba ari isesengura nkoze. Ahasigaye ngiye cyo mwana nakubwira, hari ubuhanuzi bw'inkone ebyiri bwerekana ko Kongo igomba kugira amahoro arambye, kugira ngo ubuhanuzi bw'Imana atari bw'abantu busoze. Amerika, Trump hariya afite ibibazo bimurembeje, ibyo nabyo nabyibagiwe. Ntabwo rero umuntu ufite ibibazo bimurembeje abantu bavuga ko batamushaka ahubwo aveho ari sinzi abakurikira ikibazo cya Israel, Amerika n'ibindi bibazo byagiye biba muri Amerika mu mezi ashize, muzi neza ibyo ndi kuvuga. Kuko Trump ntabwo ari umuntu wari ukwiriye kuvuga ngo u Rwanda na Kongo barasinya amasezerano. Ni amacenga kandi nigiye gusa, ntabwo bizatinda kwigaragaza. Murakoze rero, nkambashimiye abamurikiye abo twabanye, kandi aho kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Subscribe, mwiyandikishe, nawe utarabikora iyandikishe kugira ngo mujye muza hano mwumve isesengura ryimbitse rya nyaryo, kuko biriya byose ni ubuhanuzi bwanditse kandi bugomba gusoza byanze bikunze. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todaraba, tov meyut. Ubwo rero bashobora kuba barasinye bakamubwira wenda tujye gusinya, sinzi niba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari we wabyikururiye kugira ngo bajye gusinya. Bamaze gusinya bumva ko birangiye nyine ari bya bisezerano by'ipapuro bazashyira ngo bikarangira. Ariko no, umuzungu mbigusubiremo, iyo akubwiye ikintu ku munwa, iyo akweretse ikintu ku maso ukakibona, noneho iyo ashyize ikintu ku nyandiko ni game over. Bamaze kubisinya rero abazungu barabyihoreye, bamaze kubyihorera bagapushinga. Wibuke ko buriya n'ikintu kibikongeza ni message ziri inyuma abazungu bohereza perezida, abantu rubanda rugufi batazi. Izo message rero nizo zipushinga zigashira na pressure, nkuko nabivuze. None uko bohereza izo message, uko bazungikanya bavuga bati dore ukuntu bimeze, noneho rero sasa hagomba kuboneka umuntu ubishyirwaho byose byagiye ukuntu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabisinye, wabitangije byose, none birangira perezida agiye hariya. Amaze kujya hariya bijya kumugaragara ko none u Rwanda turi muri Kongo, bigaragara ko none tugaragaye. Byafashe igihe gahoro. Scovia Bizamate rero ibintu bateranye amagambo ngo by'igifaransa byo gusobanura, no. Ubundi yes, umuturage, umunyamakuru afite uburenganzira bwo kubaza ministre bakaba challengingana, ariko nta hantu nabona challenge ya ministre n'umuturage igera ahantu hakomeye cyane. Wenda bishobora kuba byarabaye bachallengingana mu bintu wenda by'imibereho y'abaturage, wenda avuga ati challenges ziba mu bihugu wenda nka za Denmark, za Sweden, uyu muhanda tuzawubaka, ugomba kubakwa ukarangira igihe kiniki. Umuturage akaza akavuga ati no, ntuzahaca kubera ko uca mu butaka bwanjye, ntabwo mbyemeye, ingingo ni irandengera. Nizo challenges ziba mu bindi bihugu, ministre n'abategetsi, ministre n'abaturage, abategetsi n'abaturage. Byagenze gute rero hariya uko byagaragaye? Kiriya cyari ikibazo cyo kuri internet. Scovia na Nduhungirehe bagiranye, byagomba kurangira kuri internet uko byatangiye, cyangwa se bakajya mu bikari bakabirangiza, kugira rero bizane hariya babigire nyirabayazana, babigire n'ipfundo ry'ikiganiro. Nuko bigaragara neza ko Nduhungirehe ibye bimeze nkaho byarangiye. Ubundi nyine kuriya ni nko gutanga abagabo, tidore ndatanze abagabo. Biriya bintu bigaragara turi gutanga abagabo, akazi karamunaniye, biranze. Umwaka umwe, nyuma y'umwaka umwe ishyaka yari afite, no, ubintu ugomba kugendamo gahoro, ukabanza ugashungura ukareba uko byagenze abakubanjirije. We rero yaragiye ajya mu bintu ashaka gukora ibintu nyine n'umuhate we n'ubushake bwe bukomeye cyane, kuko ni umuhungu ubona ko afite ubushake, ashaka gukora ubushake koko, akora yivuye inyuma. Ariko wenda ibyo ukora niyo waba wivuye inyuma birimo irihe nyurabwenge, nicyo kibazo gifatika.
Scovia se yaba yari setup nawe yarateguwe akaba yaraje challenge minister kubera ko babona ko ibyo amasezerano babisinye bitaye muri tank ya hatari ari amasezerano kuyasinya ni ibintu byaba danger hatari ni danger kuko umuntu wabaye mu bazungu igihe kirekire ukareba biriya bintu ari mpamvu n'abantu bose kuri internet kuri za YouTube bavuga ko ngo Olivier ngashobora kuba yarabikoza bishaka kubajyana muri amasezerano akasinya ngo ese byageze hariya kugira ngo tujya gusinya uyu muhungu atareba koko ibi bintu bidutera muri tank ya hatari. Urumva rero uwo mujinya na pressure ziri inyuma ziba zose kuri president, aba senateri ba Amerika, aba ministri w'ububanyi n'amahanga bandikira president byose umunsi ku munsi yatariki bahawe yo kuba bavuye muri Kongo, u Rwanda tutari muri Kongo yararenze imaze kurenga, batangiye gushyira pressure behind the scenes. Ariyo mpamvu ubona noneho kugira ngo ikibazo kigaragare hato n'ibinasandara nyirabayazana azaba ari Nduhungirehe arimo arazira ari amasezerano ya Washington, ntago ari kuzirazira tweets. Come on now Scovia, wumve kuki Nduhungirehe yaje asa n'utungwe. Ubundi biriya bintu kugira ngo bijye ku mugaragaro rikaze mwereke uko byagombye kugenda. Dukomeze mbere yo gukomeza kanda ho like kugira ngo ubutumwa uko kuri izi video zibabyura zibakangura zige zigera ku bantu benshi cyane, kuko reka nkubwire nti nawe uyandikishije nawe utariyandikisha mwese ndabashimiye kuko binyereka ko munyote ukuri. Reka tuze turebe rero ukuntu Scovia bino bintu byinjiramo, Albert kubyinjiramo nuko president abyinjiramo kugira ngo noneho bose bakarabe Olivier abe igitambo arihe ikiguzi. Hano rero niho duhita twibaza Scovia yabije mate. Uriya mugore naramubabwiye, Scovia naramubabwiye, ndababwira ni nyamara abantu mwitonde uyu mugore. Urabona kugira ngo atinyuke ministri w'ububanyi n'amahanga ntago ari bya bindi ngo umuturagize ijambo byose. Uriya mugore ubona ko asa n'ufite imbaraga utaza zituruka kugira ngo challenge yerekana abantu ko afite imbaraga, ariko kubera ko nyine wenda bishobora kuba ari ibintu by'umupango kugira ngo noneho batanga abagabo uriya ministri aveho bigaragaye yuko avugira akazi kamunaniye, bishobora kuba byari byapanzwe imbere. Noneho araza azamura kira kibazo kuko wabonye ko yaje afite na telefone iriho bwa butumwa bataranye amagambo. Olivier yaje Nduhungirehe atabizi kubera ko biriya bintu byagombye kuba barafashe izo message bakazishyira kuri screen, abantu bose bakareba bakagenda basesengura umurongo ku murongo. Olivier akerekana ati dore ibyo nanditse, dore ibyo navugaga. Usibye ko ngiye ntararengera Olivier Nduhungirehe kubera wenda mbona abantu benshi baba batukana nawe n'ibiki byose, imyifato wa mugani wa Barundi bashingana imyifato y'abantu ntabwo bamenye ibyo ari byo, ariko muri ibi bintu ukuntu ibi bintu abigushijwemo bimeze gute. Bagombye gufata zira message bakazishyira kuri screen. Olivier akavuga ati dore ibyo navuze ABCD. Scovia akaza akadefanda, ariyo haziramo Albert Rudutsimburwa avuga ati nyamara nyakubahwa dore ibintu ko byagenze abantu babyumvise nabi n'icyo cyose. Hari ahantu nabanje gutekereza yuko wenda Albert Rudutsimburwa arimo aradefanda igifaransa kuko yabaye mu Bubiligi ibiki byose, ishema ry'igifaransa n'ibiki byose niko natekereje, ariko nyuma y'ubisesenguye ubona bishobora kuba ari ibintu biri ku mupango kugira ngo noneho bigaragare yuko yaba Scovia yarenganye yaba Rudutsimburwa ari kurengera Nduhungirehe, na Nduhungirehe nawe yabuze uko yisobanura kuko Nduhungirehe yari amagambo yabuze nuko yavuga ati dore muri tweet yanjye reka bizane kuri telefone kuko abantu benshi bagenda na telefone za tweet zirahari byose aho babyanditse birahari. Dore ko navuze gutya mu Kinyarwanda cyanjye, dore ko bisobanurwa gutya na gutya. Noneho bigahita bigaragara ko Scovia yabyumvise nabi, ariko no kuvuga ngo nimba Scovia yarabyumvise nabi bagahita babwira ministri w'ububanyi n'amahanga imbere y'uruhame mu bantu navuga baciriritse abanyamakuru wenda bivuga batari banyacyubero atagomye ko ari na hariya. Biriya bintu no gucisha umuntu amazi no kwerekana yuko ibye bishobora kuba bitari bizima. Bivuze iki rero? Olivier Nduhungirehe yashatse kwidefanda aravuga ati nyamara ngiye nari mpari do kuri byagenze n'ibyo byose, ariko ntibishoboka. Ari nampamvu yabajijwe ngo ntabwo ufite ownership kukuri ntabwo kuri kwenyine, no yakuba yavuze ati nyakubahwa rero ko bimeze, reka tuzane screen shyireho ubwo butumwa twese tubirebe, noneho turebe uko ibintu byagenze. Scovia nawe asobanura ibyo yasobanuye niko byari kugenda. Noneho biriya bintu Rudutsimburwa Albert yashatse gusobanura byari kugira ireme
atari ukwiyerurutsa gusa, kugira ngo benshi baranavuga bati birashaka kwerekana yuko wenda abantu bafite ubuvugiro, abantu bafite ibiki byose, ariko kuki bataritse ibintu ngo bibe mu mucyo, noneho tumenye uyu ministre Nduhungirehe Olivier araziriki. Reka nkubwire uko natangiye mbikubwira, kiriya kibazo ntago ari tweet zatukanye mu bantu, ahubwo ni ukwikuraho ibintu gusa byabaye kugira ngo Olivier Nduhungirehe abe ari wabaye imbarutso yo kujyana u Rwanda muri amasezerano. Nicyo gihano mbona bari kumuha, kubera ko ashobora kuba afatwa nk'umuntu wenda ntabwo nakoresha ubugambanyi, ahubwo wabaye imbarutso y'uko u Rwanda rujya muri amasezerano ya Washington rukayasinya, rukiyambika ubusa imbere y'amahanga yose. Pressure y'abazungu za Amerika zikaba zirembeje Perezida wa Repubulika, akaba ariyo mpamvu ubona yamuzanye hariya akamushyira ku karubanda amwerekana ko ibye byose byarangiye. Kandi tuzi neza iyo ibintu nkabira bikubayeho, ikiba gisigaye ahasigaye no gushaka Uwiteka ubundi ukiyambaza, naho ubundi kuvuga ngo Scovia ngafite imbaraga, ngo Scovia ngo yacarinjinze ngo Minisitiri w'Abanyamahanga, kuko Minisitiri w'Abanyamahanga ateshejwe agaciro imbere ya rubanda nka kuriya, bigaragara ko igihugu n'ibiki byose biba bikimangwa. Dusubire ku Baroma 3:10-18, reka nongere mpagusomere wumve ukuntu ibintu bimeze iyo abantu badashaka Imana. Nta n'umwe ukunda Imana, nta n'umwe ushaka Imana. Abantu bose barayobye, iminwa yabo yuzuyemo ibintu bibi gusa, iminwa yabo imeze nk'insharwe y'inshira, bimeze nk'inshira. Nta n'umwe ushaka Imana, abantu bose barayobye, abantu bose babaye ibigwari, kandi abenshi baraseta ibirenge bashaka kuvusha amaraso. Nta n'umwe ushaka mu maso h'Imana gukiranuka kwabo ntikukibabaho na gato. Iyo igihugu rero kigeze ahantu nk'aho ngaho, ibintu biba bigeze ku buce. Reka nkubwire nti bira byose bibara amarenga, n'ubwo benshi bayihuza n'ubuhanuzi bw'amagayane, bakavuga ati byarahanuwe imyaka n'imyaka, none dore biri kugenda bisoza imbere y'abantu. Ibintu nako bifite akamaro n'agaciro mu Banyarwanda kugira ngo babimenye. Abanyarwanda ntago ari abana ndabazi babareba hirya no hino, ahubwo kugira ngo ibintu nkabiriya bibe muri iki gihe, muri iki kinyejana, mu mwaka wa 2026, kwiterambere rya internet rihari, uko abantu basobanukiwe, ukuntu abantu batekereza, byerekana ko Afrika, Rwanda turacyari nyuma. Ngaho nguko rero ibyo Olivier Nduhungirehe arazira amasezerano ya Washington, uko byagenze nibigenda biyurira bikurikiraho pressure y'abazungu ko pressinga, noneho bikaba byarabaye urwitwazo. N'ubu ngubu ukabona ko bavuga ngo agenda kumirwa mu nama runaka, nta kiboneka hirya no hino hose, baragenda asa nkaho yigizwayo buhoro, ahasigaye ubundi nigiye gusa tukareba aho ibintu bigana. Ariko Abanyarwanda ndabizeye nabo nzi ko mumaze kumenya gusesengura no guca kenge, ahasigaye amasengesho muyamuhe kugira ngo wenda nawe ture kwenda yagire nyurabwenge agakira, naho ubundi birabyuya bibe amaraso. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze barinde, mwe mukomeje kwandikira muri benshi cyane, nawe terandikisha subscribe ukandeho like kugira ngo kuri kugera ku bantu benshi cyane. Mujye muza hano kuri Rwanda niki wagomeye Imana, twige turebe, kuko iyi cano ni yejo hazaza h'u Rwanda. Twuririye kubigenza uyu munsi, noneho rwa Rwanda ruzaba amahoro, rukaba u Rwanda rukurikira Imana, ijambo ry'Uwiteka. Nicyo ngewe nifuriza u Rwanda, ni u Rwanda shaka, u Rwanda koko rutinya Imana, rugenda mu muyoboro w'Uwiteka, mu ijambo ry'Uwiteka, mu mategeko y'Uwiteka, ku buryo noneho igitugu cyaba mu Rwanda cyaba igitugu cyo kumenyesha abantu Imana, abantu bose bakaba mu mucyo aho kuba mu mwijima. Nibyo bintu duharanira kuri Rwanda no ku ijambo ry'umwimerere. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, todaraba, tov meyo.